muri babaje reka mbanze nabwire se mwaramutse mumeze neza nshuti bavandimwe abanyarwanda mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, abanyarwanda abarundi, abanyarwanda bari muri diaspora. Akaba ari inkuru ibabaje rwose iri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri iyi minsi, aho iyi nkuru ari inkuru ibabaje cyane. Abantu baba mu gisata cya showbiz, abantu baba mu gisata cy'amategeko ndetse n'abanyarwanda bose bashingutse imitima ya benshi ubu ngubu irababaye kubwo urupfu rw'umugabo uzwi cyane, umugabo wagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka igihugu, umugabo twavuga ngo wagize uruhare rukomeye cyane mu gusana imitima y'urubyiruko, gutanga ibyishimo by'urubyiruko, umugabo wakoze byinshi cyane ahangaha iwacu. Nta wundi benshi bamuzi ku kazina kitwa Aremuku. Nanjye ndacyari umushinga, ndacyari muto, ariko hari henshi nagira nkasusurutswa nawe birenze, aho turimbo twe twishi twagenda tumfasha. Gusa inkuru itugezeho cyase inkuru iri gucaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ku bantu bamuba hafi, ku miryango ye ya hafi, ndetse no mu bantu bose bagiye batandukanye. Akaba ari inkuru imaze kusaka cyane, dore ko byatangiye bivugwa ko ari ibihuha yuko yaba akiri mu mwuka. Gusa ubu ngubu amakuru ari kumfamude neza nuko uyu Aremuku akanya rwose tuvugana yarangije kwitaba Imana. Imana imuhe iruhuko ridashira. Aremuku ni muntu ki? Ari muntu ki? Abantu mungurikira ahangaha mutamuzi. Aremuku yari umugabo wavutse mu 1970. Akaba ari umugabo muri historique cyangwa background ye, wize amategeko mu Bubiligi, ndetse akava akaza akakomereza mu Rwanda. Akaba ari umugabo akava akaza akomereza akazi mu Rwanda. Akaba ari umugabo wakoze ibintu bigiye bitandukanye, umugabo wasohoye indirimbo zigiye bitandukanye, nk'indirimbo itazibagirana iyo yaririmbiye ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Tsinda Wibatsinde. Akarimbo mwese murakazi, abanyarwanda mwese murakazi. Akaba afite indirimbo yaririmbiye ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya APR, Kiyovu Sport, ndetse n'andi makipe agiye atandukanye. Uyu mugabo akaba ari umugabo uri open kuri bose, aho yageraga mu rubyiruko, akaba urubyiruko yagira muri presidence cyangwa se yagira mu mategeko, akaba umunyamategeko. Aho hari akavideo ke kamwe ka tradinze cyane, aho ati iyo wangeraga imbere mfite ibimenyetso, ntago wancikaga, naragushinjaga kabisa kakava ukaryozwa ibyo wakoze. Ariko nanone iyo wangeraga imbere cyangwa se bagakunzanira nta bimenyetso bihari bigaragaza ko icyo cyaha kiguhama, nakubwira ati igendere uri umwera. Uyu mugabo Aremuku rero akaba yaje kugira ikibazo cya stroke, aho imitsi yagize ikibazo. Murabizi ni ibibazo bijya bikunda kuba ku bantu benshi, imitsi iraturika, ubwonko bugira ikibazo. Gusa bagerageza kuvura, bagerageza kumushyira mu bitaro. Yari umugabo wifashije, ufite amafaranga ye yakoreye, ufite amafaranga ye yavunikiye kabisa. Gusa ibyo byose nyine iyo bigeze kuri wa munsi twese duhura nawe, kuri wa munsi twese tuzafesinga, twese tudateze kurokoka, nyine umuntu aragenda, umuntu acaho. Nawe rero Aremuku kabisa, Imana imuhereze iruhuko ridashira. Aremuku rero ni umusaza cyangwa se ni umugabo wafashe abantu benshi bagiye batandukanye, aho ari we wazamuye Gisupusupu. Muramuzi mu bihe bya Covid, aho yazamutse mu gihe gito, mu mwanya muto, nyuma y'iminsi mike yakuzuza ari n'agakubita hakuzura. Aho Gisupusupu kubera Aremuku yahanganye na Diamond kuri stage, abantu bakavuga ati uyu musaza nagabaho. Naho ndiri wari byinshi inyuma ni Aremuku cyasi uyu muvugizi wahoze ari wa guverinoma. Uyu Aremuku rero niwe wamufashe, amusanga hirya mu cyaro, aho Gisupusupu mu nkuru ze akunda gutangaza ati nta numwe uzi aho navuye uretse nje ubwanjye, gusa uwahankuye we ndamuzi ndetse naramubwiye. Araza asohora indirimbo ye ngo ni Isukari Majyani Maria, we indirimbo ya trading. Aremuku ari byinshi nyuma asohora indirimbo zigiye zitandukanye. Uyu Aremuku rero inyuma uretse na Gisupusupu yafashe na Karasira, niwe muntu amufashe kuzamuka, aramufashe kabisa atera imbere. Murabizi nawe ubu ko hari ahantu yavuye, ari n'ahantu yigejeje. So
nuko inkuru yifashe rero muri akanya nshuti mumurikiye ari mukuru kabisa. Ubwo gahunda yo kumuherekeza turibuze kwibagezaho abashoboye tukagere tumuherekeze. Yari umusaza w'igihugu, yari umusaza ufite icyo asobanura cyane mu mateka y'u Rwanda, umusaza ufite icyo asobanura cyane muri showbiz y'u Rwanda, yari umusaza ufite icyo asobanura cyane mu iterambere ry'urubyiruko, yari umusaza ufite byinshi cyane yaramara igihugu. Nyine igihugu ducitse amaboko ariko nta kundi, that's the destiny of everyone, it's our fate, we have to face for that way. So gusa Imana ikomeze umuhire iruhuko ridashira, ndetse ikomeze n'umuryango we n'abasigaye ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ndetse namwe mwese mukoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Mbabwire ngo mwihangane, bibaho, benshi nyine turavuka nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu iyo avutse abasigaje gupfa, nyine nta kundi. Ubwo he passed away, abasigaye mukomeze mukomere. Nanjye ubwo ni ako update nari mbazaniye ahangaha ngira ngo mubimenye, ndetse mukomeze mukurikire gahunda zose ukuntu zimeze. So turababaye, nta kwishima guhari, byo nta kundi, ni ibintu bibaho gusa nta kindi narenza. Imana imuhereze iruhuko ridashira, imuheruko ridashira, ndetse Imana ikomeze umuryango mugari we usigaye, haba uwo yafashe mu buryo butandukanye bw'umubiri ndetse n'umuryango mu buryo bw'amaraso, ndavuga abavukanyi, abana, famiye muri rusange. Imana ikomeze ibahereze iruhuko ridashira, nta kundi, ni ibintu bibaho. Ndabakunda cyane inshuti zanjye, mukomeze kunkurikira, dukomeze twibanira ahangaha kuri iyi channel yanyu ya YouTube. Niko gahunda zimeze.